Good evening, brothers and sisters. Mugoroba mwiza kuri mwese. Firstly, let me introduce myself. Reka ntangire mbibwira. My name is Simon, Izina ryanjye nitwa Simon. and I came from Korea. Ruka muri Korea. I came from here. I came from Korea to here as a GNC. Rero navuye muri Korea nza hano nk'umukoranabushake. Today I stand here in front of you to share of my heart. Rero uyu munsi nkaba mpagaze imbere yanyu ngira ngo mbasangize umutima wanjye. Because I will go back to Korea on Friday. Kubera ko nzasubira muri Korea kuwa gatanu. Actually, I had to go back to Korea after a month. Ubundi nari mfite kujya muri Korea hashize ukwezi. After I go back to Korea, I will test the exam to change my college. Ningera muri Korea rero hari ikizamini nzakora kinyemerera guhindura ishuri. So after discuss with my parents and pastor, finally I decided to go back to Korea. Rero nyuma yo kuganira n'umuryango wanjye n'ababyeyi banjye byarangiye niyemeje gusubira muri Korea. So today I want to share all my story. Yes, story. Yes. Rero ndashaka kubasangiza inkuru yanjye. Yes. I entered the Daegu Lincoln School, which was established by Pastor Park. Ubundi natangiye ishuri bita Lincoln School ryatangijwe na Pastor Park. And then I met the God from that time. Rero icyo gihe njya kwiga guhera icyo gihe. And then until last year, I stayed in Daegu Church for 4 years. Rero nyuma icyo gihe nibwo nanone namaze imyaka 4 ndi mu itorero. Then I thought, I know the God and I know the gospel. Nkajya nibwira ati rero nzi Imana ndumva nzi n'ubutumwa bwiza. But during I lived in Daegu Church, my heart was not happy. Ariko mba muri iryo torero ntago umutima wanjye wari unezerewe. Even I had complained to church so much. Ndetse nari mfite n'ibintu nitotombera ku itorero byinshi cyane. Like I want to join with my friends. Nkajya mvuga ndi ntashaka kwinezeza n'abashuti banjye. I want to make my girlfriend. Nkavuga ati rwose mpure n'umukobwa dukundana. But if I live in church, nkavuga ati rero nimba mu itorero, I thought like I have to present morning service every day. ngo mu gihe mba mu itorero byajya binsaba guhora nitabira amateraniro ya buri gitondo buri munsi. And I have to work so much works of IYF. Ngakora ibintu byinshi bijyanye n'imirimo ya IYF. And then even I thought from now on I'm an adult. None ndavuga nti nanone kandi guhera ubu ndumva narakuze. I'm not a child and I'm not an adolescent. Nago rwose ndi umwana w'ingimbi uri aho ngaho. So I need to live well, and I need to do work with my power, and I need to put my effort. Nkeneye kubaho neza nkakora ibintu byose mu mbaraga zanjye no guhatana kwanjye. I don't know why this thought came in my heart, but I used to stay with this mind. Ntago nzi impamvu igitekerezo nk'iki cyaje mu bitekerezo byanjye, ariko nakomeje kubaho mfite ino myumvire. Even I came to Rwanda as a GNC. Nyuma rero nza kuza mu Rwanda nk'umukoranabushake. I used to live with this mind. Nabwo nkomeza kubaho ntekereza gutya. When I discover my fault, noneho nyuma nje gutekereza ku ikosa ryanjye ndimenye. I tried my best to change my true image. Nyuma yo kumenya icyo gitekerezo naje kugerageza ndahatana ngo mpindure ishusho yanjye nyakuri. I didn't want to show others my fault. Nago nashakaga kwereka abandi ko ntekereza. And then even I thought after GNC I will live well with my power and I will put my effort. Ndavuga nti n'ubundi ninsoza ubuzima bw'ukoranabushake nzongera mbeho mu mbaraga zanjye no guhatana kwanjye. But what I realized last month, ariko nyuma ukwezi gushize hari ikintu naje kwiga. It was so hard during my GNC life.
nasanze byari ibihe bikomeye mu buzima nabayeho nk'umukoranabushake. Uh, Actually, I already thought I'm not a good person. N'ubundi nari naramaze gutekereza ko ntari umuntu mwiza. Even I don't have good ability. I don't have good ability. Nta nubwo mfite n'ububasha bwo gukora ibyiza. So I tried to develop myself with my power. No ntangira kwiteza imbere cyangwa se kugira ibyo nitoza njyewe ubwanjye ku giti cyanjye. Now, though I can't tell you everything in my accident or situation. Nubwo ntababwira buri kintu cyose mu byambayeho. But maybe last month I realized that it is limited. Gusa naje kumenya mu kwezi gushize nibwo natahuye ko n'ubundi ububasha bwanjye bugira aho bugarukira. Then I had a fellowship with someone named Ko before 2 weeks. Nza kuganira rero mbere y'ibyumweru bibiri n'umufasha w'umushumba Pastor Ko. And she showed the verse. Aza kunyereka umurongo wo muri Bibiliya. Let me read Isaiah chapter 35 verse 4. Mureke dusome Yesaya 3:5 umurongo wa 4. Say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. Mubwire abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye. Dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. I've never experienced to come some verses in the Bible in my heart, to my heart. Ubundi ntago njye nari narabayeho mbaho ubuzima bugendana n'imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya. But that time, this verse really came to my heart. Ariko icyo gihe amara kubimbwira uyu murongo waje mu mutima wanjye. And then I thought, and I thought, nyuma nza gutekereza, if I when I believe God will recompense to me and revenge me. Aravuga ati noneho nimbaho niringira Imana niyo izamporera kandi izananyitura. So then I don't need to worry. Rero ntago mfite kwiheba. I don't need to be afraid anything. Ntago mfite kugira ubwoba bw'ikintu na kimwe. So that time I experienced so surprise. Icyo gihe rero numvishe mbaye nk'utunguwe. And even firstly, my heart was truly convenient. None icyo gihe nibwo umutima wanjye watangiye kugira icyizere. Until that time, I always worried about the test of exam and with my relationship and with my friendship like this. Icyo gihe rero ntago byari bikimeze nka mbere ubwo natinyaga ikizamini nzakora imibanire yanjye n'abandi. Even now, sometimes the thoughts of negative comes to me. Rimwe na rimwe rero hajya hazamo n'ibitekerezo bisa n'ibinshi intege. What if I fail the test? Nkavuga nise ndamutse nsinzwe ikizamini. And what if I don't study hard in Korea? Nkavuga ningeze muri Korea sinige bihagije cyangwa ngukiremo imbaraga. But when the negative thoughts comes to me, I always remind these verses. Ariko ibitekerezo binshi intege bije mu mutima wanjye buri gihe nibuka rino jambo. And I think about God. Noneho nkatekereza ku Mana. Yes. And then God always responds to me, don't worry. Buri gihe rero nkumva igisubizo kimbwira ngo humura. I will recompense to you. Ninjye uzakwitura. So I used to overcome from these negative thoughts these days. Noneho rero muri iyi minsi ubu rwose nsinda bino bitekerezo binsubiza inyuma. During the life, mu gihe rero nabagaho mu buzima bw'ibukoranabushake, I felt so many things. Ni byinshi nagiye nyuramo. I learned from argument with another Gen Z.
Mu kuganira na bagenzi banjye se cyangwa no kuba hari igihe twaburana hari ibyo nize, and I learned how much I'm not good. I'm not good. I'm not enough. naje kwiga uburyo njye ntahagije cyangwa se ntihagije muri rusange, Then I learned of God. none niga n'Imana. So I'm really thankful for pastors and names and church brothers and sisters. Ndashimira abashumba n'abafasha babo, bagenzi banjye mu bukoranabushake. After I go back to Korea, I will test the exam to change my college. Nyuma rero ningera muri Korea nabwo nzakora ikizamini cyo guhindura ishuri ryanjye. So please pray for my journey. Rero ndabasabye musengere urugendo rwanjye. Yes, thank you so much.